Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi mbifurije amahoro y'Imana. Abakurikiye Ubugingo Online TV, muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Moise Niyobugingo. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu tugirira. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, turinginze Mwuka Wera tuganirize kandi atwemeze ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Muri uyu mwanya ndagira ngo turebere hamwe uburyo twakwirinda abahanuzi b'ibinyoma. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo 24 ku murongo wa 11. Yesu yabwiye abantu, arababwira ati, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka. Ndetse ku murongo wa 24 aravuga ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, ndetse bazakora ibimenyetso n'ibitangaza byinshi. Bantu b'Imana, wowe udukurikiye, aba bahanuzi Yesu yavugaga mu gihe cye bamaze kuza, ndetse Yohana yarabivuze ngo bamaze kwaduka. Hari abavuga ko bakiza indwara, hari abavuga ko bazura abapfuye, ndetse hari n'abavuga ko bakora ibitangaza. Akenshi uzabumva bavuga ko bakuraho karande. Kandi wowe udukurikiye, ndashaka kubwira ngo icyo bita karande, icyo bita icyaha cy'inkomoko, Yesu yagikubitiye inshuro i Karuvari ku musaraba. Muri uyu mwanya wowe udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana icyo rivuga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 4 ku murongo wa 1. Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka yose ko yavuye ku Mana. Kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Abahanuzi bamaze kuza, babaye benshi, ndetse ikiriho nuko muzumva bavuga ko bakora ibitangaza. Mbese muri uyu mwanya wowe udukurikiye, ntabwo waba ubizera. Icyo bahanura ni iki? Nuko bavuga ko ngo mwakire ubukire. Dore uhawe visa, ukagira ngo ni visa igiye mu ijuru. Nyamara ibyo byose bavuga, ibyo byose batanga, ni ibyo ku isi, kandi ni ibyo ku isi bishira. Ndetse abenshi bashyiraho n'igiciro cyo kubonana nabo. Muri uyu mwanya wowe udukurikiye, ndagira ngo wumve neza kuko ugomba kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira mu rwa 2 rwa Timoteyo, aho Paulo yandikiye Timoteyo ku gice cya 4 ku murongo wa 3 ndetse n'umurongo wa 4. Paulo aravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganya inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, bazigwiriza abahanuzi bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi kugira ngo batumve ukuri. Iki ni ikibazo dufite mu gihe cyacu. Bazigwiriza abahanuzi bahuje n'irari ryabo. Niba ugiye utaka ubukene, icyo gihe bazakubwira ngo tanga amafaranga maze ubone ubukire. Ndagira ngo nkubwire muri uyu mwanya wowe dukurikiye, kugira ngo wizere ijambo ry'Imana, we kwizera abahanuzi b'inzaduka. Bantu b'Imana, abantu bashaka kumva ibibanezeza, abantu bashaka kumva ibyo bararikiye, bakirengagiza inyigisho nzima. Muri uyu mwanya wowe ukurikiye Ubugingo Online TV, ndakurarika kugira ngo ujye kure y'aba bahanuzi b'ibinyoma. Akenshi uzabumva bavuga ngo dore uzabyara kandi urubatse. Ubundi se ko wubatse, ubundi umuntu wubatse arabyara. N'ubundi Imana iguha umugisha ubona umwana. None se ubwo ni ubuhanuzi? None se ubuhanuzi nyakuri ni ubuhe? Paulo aravuga ngo mugerageze imyuka yose kugira ngo mumenye umwuka w'ukuri, kuko umwuka w'ukuri ni umwe gusa
n'uwo Imana yadusezeranije wo kuduha kandi akazatuyobora mu kuri kose. Ukuri kose ni ukuhe? Ni ijambo ry'Imana. Bantu b'Imana, ndashaka gusoreza kuri iki kintu. Nabonye umusore washaje arimo ategereje ngo azahabwa umukobwa. Bari baramuhanuriye ngo uzabona umugeni, ngo Imana izaguha umugeni mwiza. Ndagira nkubwire ngo musore wowe nkurikiye, reka kwiyita kuri ubwo buhanuzi, ahubwo Imana yaguhaye ubwenge bwo kujya kurambagiza, bwo guhaguruka ugakoresha ubwenge bwawe kugira ngo ahari se Imana ikorere muri ubwo bwenge bwawe, ikorere mu bwenge bwawe, ikorere mu buryo nawe waba wayisabye kugira ngo iguhe umugisha. Ariko ibintu by'abahanuzi baguhanurira iby'amafaranga, baguhanurira iby'umugore cyangwa umugabo, iby'abana n'ibindi nk'ibyo, ibyo kubona visa, ibyo kubona ubutunzi bw'iyi si. Ndagira ngo nkubwire ngo banza ushaka ubwawe bw'Imana, ibindi byose uzabyongererwa. Kandi ikirenze kw'ibyo, ita ku ijambo ry'Imana. Iri jambo niryo ririmo ubutunzi nyakuri, kandi Imana yasezeranye ngo izaduha umwuka wera. Uwo mwuka wera azatuyobora mu kuri kose. Ndakurarikira kugira ngo wirinde abahanuzi b'ibinyoma, maze ukurikire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dusenga Imana. Urakoze Mwami Yesu, tugushimiye ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo riduhugure twebwe abasoreweho n'imperuka y'igihe. Turinginze Mwami kugira ngo abumvira ijambo ryawe ubahe kwirinda abahanuzi badutse b'ibinyoma, ahubwo bakurikire ukuri kw'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu, amen. Amen.